Sori kuvugana nani? Amaze kurambirwa ibibazo by'umuryango wanjye bimaze kuba byinshi. By'umuryango wawe cyangwa byawe? Twese hamwe. Wowe nanjye? Ndi kuvuga njye na mama. Ukuntu mama ameze. Nanjye urabona uburyo nabaye. Ari njye wakabaye muri hafi. Ndabona ibintu atari gusa mushaka muri n'abatera umwaka. Nguki? Cyusa nguki? Ngo turaba. Umuryango wanyu ni ibibazo gusa kabisa. Ariko ngomba kuzabikurikirana kuko ndabona bitoroshye. Cyusa ngo turabatera mwako. Ngo turabatera mwako. N'ujya kuvuga ibibazo bihari uvuga ibyawe n'ibya mawe nanjye unshyiremo kuko ibibazo umuryango wanyu nanjye unteza ibibazo. Uko sheri, ubu koko ni wowe wakabaye mbwira ayo magambo. Aya si gusa. Ayo magambo. Ubuse navuga ko mbana n'umuntu. Ubu narashatse. Cyangwa nerekeje abandi. Ase cyusa ko ndambiwe hakiri kare koko. Hari ikibazo nta nubwo ari ikibazo cyo kurambirwa. Wowe ukaraturwaye nta nubwo ushobora gushyira mu gaciro umenye ibyo kurya by'abagabo. Uraho gusa wasamye ngo uri umugore. Cyusa Imana ikubabaye. Gusa ndababaye. Akabara kunsigiye. Nanjye uganye n'izi yuko ariko ikibazo reka ubundi tureka no gushakira ikibazo aho kitari. Aho ikibazo. Uyasuri ntabwo navuga kuri ikibazo. Abo rero mbwira igisubizo utanga muri uwo muryango. Kimwe cyonyine ndeta menya basumaro wawe. Urebe ngiye maze ikingiki. Kuba mbana nawe byahinduye ubuzima bwa Cyusa umera gutya. Cyusa ukiri musigatera bari burya noneho washatse usigaye baye gutya. Basubisobanurire nanjye niba murenganya mbyumve. Cyusa wifunika kuko ntacyo maze muri iyi famille yanjye. Nicyo nigeze mbagezaho nk'uko ubivuze. Ariko nanjye sinjye. Gusa birantunguye. Uri kugenda uhinduka pe. Ntabwo nari nzi yuko wandambirwa. Ariko ntacyo buri bintu byose bibaho kubera impamvu. Kandi nzi neza ko nakoze icyo nshoboye mu gihe nari muzima. Ubu rero niba udashoboye kunyihanganira. Ariko hari n'ibindi washobora, hari ibintu wakora by'abagore. Biba bihari. Ariko Cyusa ntushobora no kumva yuko mu gihe ndi kuribwa wangirira impuhwe. Ujye umenya ko uri umugore utari umukobwa. Wari umukobwa mu bihe byahise. Niyo ukindeka gutyo gusa ntacyo nari gukubaza. Ariko ubu ngubu ni ikibazo. Kandi nanjye ndi umuntu. Ibyo bintu rero Cyusa ntabwo ndarambwiye nayisoje. Yago ndarambwiye nayisoje niba bimeze komoka. Dore uko gasa muyiga. Bimeze bakunzi bizira umusanda bashuje umurere hose. Ese namwe amafaranga y'icyuzima yabonye ariko hari nashonje. Anjye amafaranga y'icyuzima aje kuyabona ndetse maje no kuguramo mega kugira mbashe kuba nakurikirana inzira y'umusaraba mu kanya dore ko agace kagiye gusohoka ndetse kagiye kuza ari umuro ndetse kagiye kuza ari uburyohe. Ariko izo comment zanjye amafaranga y'icyuzi ngiye maje kuyabona arimba rayo utari wayabona jya muri comment utubwire ko kunima amafaranga y'icyuzi wayabonye. Ariko rwo maje kuyabona ariko hari nashonje. Ariko mbere yo tuganira kuri no film inzira y'umusaraba ari comment nyinshi ngenda mbona zivuga ati ngo amafaranga y'icyuzi barayaguhaye, amafaranga y'icyuzi yabaye amafaranga y'icyuzi muri comment. Simzi niba ujye ufata umwanya ngo ujye muri comment gusome comment ngo murebe haba harimo ikintu bitanga amafaranga y'icyuzi. Amafaranga urasoma comment ya mbere ukarenda uhezi ya nyuma ari kuzamo ngo amafaranga y'icyuzi mwayabonye ngo urashaka amafaranga y'icyuzi. Angiye none amafaranga y'icyuzi maje kuyabona iwana mukanya mvuye no kugura amamega kugira ngo mbashe kuba nakurikirana ino film inzira y'umusaraba. Dore ko mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuryo, mugiye kubona ko noneho ahantu igiye kugera ari rurangiza gusa. Kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mugomba kugenda mwibatsiko bigiye kuba byagenda. Anga ndaje ngo mbashe kuba nababwira agashye kabashije kuba kagaragara muri ino film inzira y'umusaraba ubwo twe turi kuyishutinga. Benshi
muraza kuba mwatubugwa cyane, niyo mpamvu mwe bishenza mfite vibe za danger ndimo ndaseka nkuko byari bisanzwe, benshi mwe munzi nza mpita mfatira mvuga ati bimeze bite, ariko hari abantu mukomeje kunsaba bavuga ati turashaka kukubona ubivuga turi kukura kuri kamera. Ese nawe ni kubyifuza mushaka kugira murebe uburyo ndetse n'uburyo muri studio babyifashe, ese mushaka kumbona ngaragara kuri kamera mvuga ino filime Inzira y'Umusaraba ndetse mbabwira nibigiye kuba byakurikiyeho byose, nimba ariko ko ari kubyifuza ushaka kujya muri comment tukatubwira, ndetse ukabashobora no kubashyiramo igitekerezo cyawe cy'ukuntu byumva, kuko ni benshi cyane mwa mufite ibitekerezo byinshi mwabasha kuba mwadusangiza uburyo ino filime Inzira y'Umusaraba mubona, ese mubona hari iki twakongeramo, ese mubona twakuramo iki, hari comment kenshi baje kubona mubaza ati ese ko dukumbuye Kanyana tuzamubona gute, gusa mu minsi mikeya ibintu bigiye gusobanuka, Kanyana agiye kuba yakongera kugarukamo, ndetse mugiye kubona ko anga ibintu bigiye kurya, dore ko navuga ko Emile nawe agiye kuba yabatungura cyane, ndetse Emile agiye kuba yakorera Are agashya, dore ko ikintu kigiye kubasetsa cyane, mugiye kubona uwo bita Are agira ubwoba, dore ko aragiye kubona Emile ubundi arakirukanga akavuga ati ni umuzimu, kuko murabizi ko Are azi yuko yishe Emile, kandi Are ubwo azabona Emile izari ibintu bisekeje cyane, kubera ko wago bitarazika ngavuga ati ni umuzimu mbonye, azahita yirukanka, dore ko na Rugemwe nawe azagira ubwo avuga ati no Emile agarutse ari umuzima, dore ko n'ubwanga bita arakomeje gupanga kuba yafata Emile, kuba yafata Are n'ubwanga bita arakomeje kuba yapanga gufata Anita ubundi akamujyana akajya kugwara iriwe, kubera ko anga bita Are azi yuko yishe Emile, kandi azi ko icyaha cy'ubwicanye ari icyaha kibi cyane, kandi noneho kuba yaramurashe ni ikindi kibazo gikomeye cyane, afite ubwoba yuko bazakurikirana bakamenya yuko atunze imbunda ubundi bakamufunga, kubera ko ahangaha kwa muganga Anita ari nafite ubwoba yuko uriya muganga ashobora kuba yamutanga, cyangwa abandi bakaba baza bakabona yuko hano kwa muganga ari umuntu warashwe, kandi bahita babaza ati uyu muntu yarashwe gute, byagenze gute ko mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu wemerewe gutunga imbunda. Rero anga bita Are ubwoba bwamwishe, afite ubwoba bwishi, ashaka kuba yacikisha Anita, gusa ibyo ashaka gukora n'ubwo ashaka gufata Anita ubundi basezerane mu ibanga, Anita ari muri koma ubundi basezerane ku buryo Anita azava muri koma bahita bajyana bajya kwibanira, gusa ibyo ntago bizakunda kuko murabizi ko anga bita Anita ntago yarahira cyangwa ntago yavuga yandahiro bavuga mu murenge kandi ari muri koma, kandi iyo utabinabishaka barakubaza ati nta ubyemera nta gahato, kandi murabizi ko Anita ariko gahato kandi adakunda na Are. Rero Anita baramutse bamubajije ati se wemera gushyingiranwa n'uyu muntu nta gahato, Anita yabyanga akavuga ati ntago mbyemera, kandi murabizi ko Anita kubera ko adakunda Are nta nubwo ajya muhereza arabimubwira akavuga ati ngiye ntago ngukunda, ntago ngushaka ngenda nakwanga. Rero urumva ko atatinya no kuvuga ati ngiye barimo agahato ntago nshaka gusezerana n'uyu muginga. Ese bizagenda bite? Ese Anita ndetse na Emile bazongera kuba bahura? Dore ko ari benshi mufite amatsiko, ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwibaza muvuga ati ese bizagenda gute, ese ino filime yacu izarangira gute, ese Anita ndetse na Emile nibahura bizagenda gute, ese Arewe ari bwaze kubigenza gute namara kumenya yuko Emile ari muzima. Dore ko maje kubona ko anga bita Emile afashe urugendo ndetse agiye gusubira kwa kamarade, nta kindi kintu kimujyanye, agiye gushaka uburyo yikusanya ndetse akabona n'imbaraga, ndetse agashaka n'amakuru y'ahantu Anita ari, kuko mwabonye ko Emile ijambo rya mbere yavuze ati Anita nta kindi, ahanga bita Emile agiye kuba yashakisha Anita ndetse amuhige hasi no hejuru, dore ko n'ubundi finale bizarangira mubonye. Ese noneho bigiye kugenda gute? Kanga navuga ko intambara igiye kuba kwa Rugemwe, ndetse ibintu bigiye kuba byahindura isura nkuko abenshi mu bitegereje muvuga ati umunsi nyantambara yagarutse bizagenda gute. Dore ko mwamaje kumva ko nyantambara ubwabyo kuri telefone mwumvisha intambara yateje, abwira Rugemwe ati umunsi nagarutse aho ngaho mama Kanyana ndetse na mama iribagiza nzasange nta mugore n'umwe uhari. Ariko Rugemwe aranakabije cyaze, sinzi niba ari mubibona, abagore batatu yarashaka no gushyiraho wa kane. Ngira murabizi ko yashatse kugira Fabero umugore we wa kane. Rugemwe mubona gute? Mubona hangaho bita Cyusa nawe atazaba nka Rugemwe. Ngira ngo Cyusa muri kumubona, Cyusa mubona ukuntu ari kwigira kuri iribagiza, uburyo atangiye guteretamo abandi bakobwa, mubona ira mico adashaka kukomoza kuri Rugemwe, mubona atazaba nka Rugemwe. Ndagira mujye muri comment mutubwire rega ahangamba naje ngo tubashe kuba twaganira kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, kuko ndabizi ko ari benshi cyane mufite amatsiko muvuga ati ese noneho bigiye kugenda gute, ese noneho ahaga agace kagiye gukurikira karaza kuba kameze gute. Nanjye rero nariyemeje ndavuga ati nk'umuntu ubu ukurikirana ibintu bya hafi, ndetse umuntu ubuzi bigiye kuba byakurikira ko wako akenshi ira filime hanikinigwa akenshi mba mpari ndi ukuntu byifashe. Niyo mpamvu babwira ati
abantu mufite amatsiko ndetse mwibaza ukuntu ino filime iri gukinwa biba bimeze ahantu bayikinira, niyo mpamvu mvugira ati nyaboneka gerageza ubyonde kuri subscribe mukumva ari ibintu bya danje. Nyaboneka ari gukanze kuri subscribe twari tuganira kuri ino filime ziri umusaraba tureba ibigiye kuba byakurikiraho, cyaba ari ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu cy'agaciro kabisa. Ese namwe mubona koko tukomeze kabisa, ndike kwiziringa mu magambo babwire ndasa ku ntego, kuko ndabizi ko hari benshi mufite amatsiko muvuga ati ese Cyusa bizagenda gute, ese Cyusa kari gutereta abandi bakobwa iribagiza naho umuka bizagenda gute, ese Cyusa azaza gusaba imbabazi iribagiza cyangwa Cyusa zigumira muri biriya arimo. Nawe niyo matsiko ufite ntubeshye, nawe uribaza ati munsi iribagiza aho umunsi bizagenda gute. Nimba ko kutibazaga n'icyo kibazo ndagira ngo kibaze Cyusa, kuko iribagiza mugiye kubona ko agiye guhumuka, kuko dogiteri agiye kuba yajyazana umuti ashyire mu maso ya iribagiza, ubundi iribagiza yongere kuba yahumuka, kuko ntago Rugemwa yajya mu rukiko iribagiza atari kureba, kuko iribagiza afite ubuhamya byinshi ndetse afite n'ibimenyetso byashinja Rugemwa, ubundi Rugemwa akajyanwa muri gereza. Nyiri aho ngaho maze nkubaze n'ikibazo, ese uri kumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Ubonye ibintu byo Rugemwa yagiye akora, ibyaha bya Rugemwa, ubu bwicanyi bwa Rugemwa ndetse n'ibindi byose bibi mwagiye mubona Rugemwa yakoze, murumva akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Kuko Rugemwa nta keza ke, Rugemwa ni umugome, Rugemwa ni umwicanyi. Ibi byaha byose navuga ko ari bya Rugemwa, cyane ko ngaha mama iribagiza yavuze ati Rugemwa nta kindi kintu ukwiye, nta kindi gihano ukwiye usibye gupfa, nta kindi gihano ukwiye kuba wahabwa usibye gupfa, aricyo gihano kigukwiriye. Kuko navuga ko mama iribagiza afite depression yatewe na Rugemwa. Ibaze ko Rugemwa yamwiciye umugabo akarenga akanamugira n'umugore we ndetse akamutera n'inda bakabyarana n'umwana. Urumva ngaho umujinya mama iribagiza afite ndetse n'agahinda, iyo yavuze ati Rugemwa wowe nta kindi gihano ukwiye usibye kuba wapfa. Ese nawe uri kubyumva kimwe na mama iribagiza Rugemwa akwiye kuba yapfa? Ese niba utabyumva kimwe na mama iribagiza, urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Ese ku imyaka 10, imyaka 5 akwiye gukatirwa burundu? Jya muri comment tubwire kugira ngo utweke ko nawe ukomeje kudukurikirana kandi wifuza kugira ngo umenye finali ndetse nuko bizagera, kuko ngenzanya nzanga twiganira kuri ino filime ziri umusaraba. Nyamuneka rero ngomba gusaba akantu koroshye cyane, ako kana subscribe ntabwo byatuma umurusha muri telefone yawe, ntabwo byakwangiza batiri yawe, ni ibintu byoroshye cyane. Kukanda aho hasi harebe nimba utanahazi, nkurangira ukuntu ugiye kubikora. Reba aho hasi hano handitse subscribe, ukandeho numba ushaka kugira ngo ujye ukurikirana buri kimwe cyose tukibishyiraho uhita ubibona direct. Ukande no kunzogera, hari inzogera uyifungure ugiye kuri all, ahita habona ubundi video yose dushyizeho iki tukikiraho mwiciye risi rimwe uzajya uhita uyibona mu bambere, umenye ibyo abandi batari bamenye. Ariko hari nashonje amafaranga y'icyuzi, ariko mwarayabonye. Ngiye ndacyari kubabaza nimba kuko amafaranga y'icyuzi mwarayabonye. Ngiye nayabonye maje kuguramo mega, ndi kubabaza kugira numve kuko nimba mutiri mwayabona, mbabwira uburyo tugomba nakoresheje kugira ngo nyabone namwe ndamubashe kuba mwabona amafaranga y'icyuzi, kuko twarayakobokeye, kuki twayakobokeye ariko bakaba bari kuyanywera mu mitsingi. Ariko hari nashonje amafaranga y'icyuzi mwarayabonye. Ngiye mumbwiye kuko amafaranga y'icyuzi nimwe mwarayabonye, kuko ngiye amafaranga y'icyuzi nayabonye. Ku bantu rero mushaka kubona amafaranga y'icyuzi mwambwira kugira ngo tureke ko ari batari mwayabona, babwira inzira naciyemo namwe muyabone. Ariko izo comment nyaboneka, izo comment zari z'amafaranga y'icyuzi. Amafaranga y'icyuzi yabaye amafaranga y'icyuzi muri comment. Sinzi niba muri gufata umwanya ngo musome comment. Uri guhera kuri comment ya mbere usaga ngo amafaranga y'icyuzi, ugarinda usoza comment ya nyuma harimo ngo amafaranga y'icyuzi, ariko hari nashonje. Ntago wariye saa sita se nk'icyo kurya washonje, ntago warenze umusaraba washonje rega ngo ikuryohere. Niba ubona ujye ushaka icyo kurya uyirebe uhaze, ntago wariye inzira umusaraba washonje. Yari filime nziza cyane, tuba tugomba kureba tugaseka tukishima, kuko igira ibintu byinshi twigisha kandi igira mu gihe namubibona. Rero kuri benshi bavuga ati no filime zirangira ryari, siziba mwifuza ko irangira kandi mubona ko ari nziza kandi inaryoshye, ahubwo mwakavuze ngo muyikomeze ibe ndende cyane igire nk'episode nk'igihumbi. Sinzi kuki mwifuza ko yarangira. Ni filime nziza iryoshye cyane, ni filime nziza mureba mukishima. Ndakeka mu minota mikeya nk'icumi ikigiyeho imaje kurebwa n'ibihumbi 7. Urumva ko benshi mufashe phone muzi isaha isohokera, iyo yatinze muratongana, mufashe phone mu ntoki muvuga ati igiye gusohoka. Kuko comment mbonamo nyinshi, iyo ugerageje gusoma comment azamo comment ngo mbaye wa mbere nazindutse. Benshi mufite comment, mufite nenge kuvuga ngo mufite comment mu ntoki, mufite telefone mu ntoki,
muvuga ati igiye gusohoka isohoka mukibona mu isegonda rimwe ndahamya neza ko abagezeho abantu 1000 kandi nigera nimba ari kukubeshya ubirebe nawe mu isaha imwe ibigize abantu 1000 mu isegonda rimwe mu isegonda rimwe ibifite abantu 1000 kuko buryo niba mu minota 10 bifite abantu 2000 kiraguri kubyumva nawe uburyo ino filime muyikundamo cyane rero ntabwo nakumvisha ku buryo mwifuza ngo izarangira ryari kandi ari filime ziryoshye ariko twikomereze ako kaba ari agaciyemo tunaganira reka mbajanga ngo tuganire mpamvu bababwira ati nimba janga ngo tuganire simba shaka kwiganiza bagire nimba ari kuganira n'abantu nganire n'umuntu uvuga kuko nta usangira n'udakoramo nimba mvuze ngo yajya muri comment tubashe kuba watubwira nyaboneka jyamo rega niba utajya muri comment ngo ubashe kwandika kuko ntabwo mpamye neza ko abantu mwese muzi kwandika ubuse tuvuge ko akaimoji k'umutima utakazi akaimoji k'umutima icyaka emoji kari guseka kari guseka uvuga ati no filime yananshimishije bitewe n'ibintu nabonyemo kubona Emile yongeye kuba agarutse ibintu kubona Emile yongeye kuba atuye akabaraga kabagiye kugenda ni ibintu byanshimishije ukavuga ati nasetse nishimye kubona ngama makanyana ari guharanga rugingo kubona mama kanyana adatinya rugingo ndetse byanshimishije ukanajya muri comment ukavuga ati ugashyiramo akaru kanditse ngo cyangwa ugashyiramo akayemoji k'umutima gawe uvuga ati nabikunze no filime nayikunze rero nyaboneka ntugende nyaboneka utagize ikintu wandika muri comment kuko ibyo binyereka yuko mwakomeje kunkurikira rero ugiye muri comment rero twikomereje ngamaje kubona ko ahangaho bita Isimbi nawe ibintu bishobora kuba byakomera ndetse Isimbi ashobora kuba yabura umwana we urumva icyo kintu Isimbi ashobora kuba yagira gutya akabura umwana we ngabonye ko shitani nkuko benshi mu muzi ndetse iryo zina murayizi sundi murumva ari indi zina yakwiye kuba yakwita usibye kwitwa shitani umuntu wiba impinja utuziranenge akadutwara akajya kutugurisha Human Traffic akagurisha abana urabyumva nawe akwiye kwitwa shitani mwumvise ko shitani yamajije gupanga gufata umwana wa Isimbi ubundi akamutwara dore ko ngo bamajije kwiyo abana 9 bagiye kuba bagurisha urumva ko rero umwana wa Isimbi ashobora kuba yajya mu byago bikomeye cyane gusa mwabonye ko angaha ariho ruzingiye mbere yuko nkomeza Abanyarwanda bakunze ba sinema nyarwanda nyuma na nyuma inkuru ibaye impamo amarira n'agahinda mwatewe no kubura filime zifite ireme kandi zuje amasomo y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo icyo gihe muyahozwe kandi muhesha agaciro umwanya wanyu mwirebera filime y'uruhererekane yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica ku muyoboro wa YouTube channel witwa Nabi Films 250 aho episode za mbere zamaze kugeraho zigarurira imitima ya benshi bishingiye ku nkuru y'umuyobozi w'ishuri witwa Damuru ukora amabi harimo kwemerera ubucuruzi n'ikwirakwiza ry'ibiyobyabwenge mu kigo cye abifashijwemo na animatrice we witwa Nabi kandi Nabi akaba ari inshorekeye harimo ubugambanyi bukomeye nk'aho mukuru w'umugore wa Damuru abaca inyuma muri umuna we kuri Damuru si ibyo gusa muzasobanukirwa neza kandi mumenye umukobwa witwa Sheila akaba n'imfura ya Damuru nyiri ikigo wigize indakoreka haba mu rugo ndetse no ku ishuri akaba umukobwa witeguye gukora icyo aricyo cyose ngo atsindire umutima w'umusore witwa Diama musaza wa Animatrice iyi filime igamije gufasha kwigisha sosiyete nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'indi myitwarire idahwitse abanyarwanda muri rusange kora subscribe kugira ngo ukomeze wige kandi uryoherwe n'ubwiza bw'ubwenge butangaje uri muri iyi filime yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica kuri YouTube channel yitwa Nabi Films 250 ariko hari nashonje ariko mubonye no filime ukuntu iryoshye rega nakubwiye ati gukana subscribe nta gihombo kirimo sizi babikubwira ugasanga uri kubyanga kandi reba ndajanga nkwereka agafilime keza akagiye gutangira guca ibintu ndetse agafilime karyoshye cyane uraje uratonganya ati subscribe nta kantu koroshye gakande bro gakande sister gakande mama wanjye gakande kandi subscribe kugira tujye tubana rega nta kindi kintu mba ngukeneyeho ni subscribe niyo nyungu mba nkutezeho ni subscribe rero sizi impamvu wanga kuyikanda unyere subscribe wabiki ayibaze nimba mfata umwanya nkatungana kuri subscribe ukakuyikanda kweri nawe wayikaze ndagushimiye ko warakanze subscribe ntago ari igihombo kuko angaha ngira muri kugenda mubona ko ibintu bikomeje kugenda biryoha ndetse ango bita Isimbi ashobora kuba yanakwiyahura aramutse abuze umwana we gusa ntago iby'Imana yatuma bibaho ntago byaba ku bantu mwizerana nanjye ko Imana itazatuma Isimbi bamwiba umwana cya muri comment wandikamo ngo amen ukanga mugiye kubona ko uno mukobwa nawe ndi kwibuka izina ryo uno mukobwa shitani yafasha akamubwira ati nuramuka ugize icyo uvuga ngira ngo mumenye ko shitani ubwo yari kuvugira kuri telefone avuga ati hano hari umwana nabonye twamwongera bakaba bani 10
mwabonye ko hari umukobwa waje akamwumviriza, uno mukobwa w'inshuti ya Isimbi yaramwumvishe, yumva ibyo yavuze byose ndetse yumva yuko umwana wa Isimbi ari mu byago bikomeye cyane. Rero mugiye kubona ko uno mukobwa agiye kugira gutya atabare umwana wa Isimbi, agiye kuba yamutabara. Ubundi Isimbi nubwo aramubura akanya gatari ko Isimbi araza kubamera nk'umusazi. Nabwo nda kino kigabo ngo ni shitani kiraza kuyoberwa umwana w'Isimbi ahantu agiye, ndetse nibwaze kuba byagicanga. Dore ko mwimaje kubona ko cyatangiye kugera kiyoberanya kuri Isimbi kimubwira ati rero uzajya unyisanzuraho ntare bijyanje, ndetse nakunze n'umwana wawe nzajya ndaguha amafaranga y'amata. Bira byose nuko umwemeranya kugira ngo umunsi Isimbi yabuze umwana we atazanagikeka. Urumva ko rangaha ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane, ndetse kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi mukomeje kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Mugiye kubona yuko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Rero nyaboneka kugira ngo tujye tukomeza kubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi mwakomeje kugenda mwibaza ibintu byinshi. Ndagira ngo nyaboneka ujye muri comment ubashe kuba waduha igitekerezo cyawe, nimba utari wacyandikamo nahereye kare mbivuga, kuko ahangaha impamvu nkubwira ushobora kwibaza ati se kubera iki ngo rutubwira ati tujye muri comment, ukavuga ugahita uvuga ati mujye muri comment. Rega ahangaha murumva ko mba naje ngo tuganire, kandi nimba uri kuganira n'umuntu bisango nimba kugira ngo byitwe ikiganiro nuko ubugana n'umuntu ukamuvugisha nawe akagusubiza. Gira ngo no kuri radio ujye ubibona mu biganiro muba mugomba guhamagaramo mukababwira ibitekerezo byanyu, kuko mutanahamagaye bavuze ati muhamagare ntagire uhamagara, icyo ntabwo cyaba kikiri ikiganiro, kuko ikiganiro mbaje ngo tuganire. Rero ngiye mu gihe tutari guhamagarana, ariko mu minsi mike ari gupanga gukora akarayivu, tukaya tuvugana tukungurana ibitekerezo kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, kuko abenshi bwa mwansabye kuvuga ati mama Isimbi azagarukemo. Angira ngo amajije kubona ko mama Isimbi yamaje kugarukamo, kandi ibintu byari bimeze neza kabisa. Mama Isimbi kuba yagarutsemo ibintu byari bimeze neza, kandi benshi mwamwishimiye, ndetse benshi mwamwakiye neza, ndetse mshimira na benshi mwakomeje kuvuga ati turashaka kugira tubone Kanyana. Gusa Kanyana agiye kongera kugarukamo. Mwabonye kanga mama Kanyana bamubaje ati ese Kanyana kuki tutakimubona, Kanyana yagiye, Kanyana kata mutazanye. Byabonye ko ahangaha icyo kibazo bakibajije mama Kanyana ubwo yari ngaha kwa Rugemwa kwa Cyusa, ubwo yari kwa Cyusa ari kuganira mama Cyusa, aho yasora ari kuganira na Iribagiza. Mwabonye ko baje ati se Kanyana kuki mutamugaruye, kari Kanyana tumukumbuye ko mutazajye wamusize. Nyamwumvishe kanga mama Kanyana yavuze ati Kanyana ntago azagaruka kubera ko nyina ntambwe yashatse kuba yamwica. Gusa bira byose anga mama Kanyana yashubije yari kubeshya. Mwese murabizi ko impamvu Kanyana yagiye, ndetse Kanyana impamvu yavuye ngaha kwa Rugemwa ari ukubera indobo, kambyita indobo, ari ukubera indobo musaza Iribagiza yamuteye, ndetse bikaba byaramuteranaga n'umujinya ku buryo yabonaga Sylvie akumva yanamwica. Rero hanga navuga ko impamvu Kanyana yavuye ngaha kwa Rugemwa ari kubera ko bamuteye indobo, ndetse yagiranga ahunge. Rero ibi byose mama Kanyana yavuze byari ukubeshya. Ngiye babwira ati rero ni nanga nshoreje, nyamuneka ndabakunda cyane, kandi nibyo kuri kuko ndabakunda mu byumve, rimo mutankunda shabyo birabareba, kuko ngenda ndabakunda kandi mboza ku mutima. Ciao ciao naho ubutaha.